Hello, everybody. We Bakunzi ba can Black and TV we will. 250, reka tubifurize cyane tubifuriza We can ishya n'ihirwe and mu we byo muri will. gukora byose, twizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa cumi, ukwezi kwa gatatu, umwaka wa 2026, twizere ko mumeze neza cyane. Tugiye kubageza inkuru y'umusore bita Eric, cyangwa se abenshi muri showbiz bamuzi nka X-Dilla, umusore wagize uruhare runini cyane mu kuzamura abahanzi b'abanyarwanda. Uwabivuga ntiyabipinga, cyangwa se uwabipinga ubwo ngubwo yaba atazi umuziki nyarwanda. Uko watangiye mu myaka 10 ishize, uyu X-Dilla yarafite website ye ku giti cye yitwa Hollywood Star, akari website yanyuzwagaho amakuru menshi y'abahanzi ndetse n'indirimbo nshyashya niho twazijyanaga. Uyu musore muzi ko mu gihe cyashize ni wa wundi wakekwagaho kwiba telefone ya The Ben, igihe The Ben yari yaragize igitaramo mu gihugu cy'u Burundi. Umusore Eric X-Dilla niwe rero wari waribye telefone ya Ben, ariko biza kujya mu butabera, biza kugera mu nkiko, hanyuma abasha kuba umwere. Gusa bitavuze ko icyo cyaha kitamufataga. Hanyuma nibwo muri iyi minsi yasangije ku mbuga ze nkoranyambaga umwana we, I think so ko ari umwana w'imfura, kubera ko niwe wa mbere yerekanye n'umukunzi we cyangwa se uwo babyaranye. Ni ibintu byiza cyane, urabona kuri ayo mafoto ko ari kumwe n'umufasha we n'umwana. Bisa nabyita umufasha kuko wenda nta bukwe barakora, ariko wenda ntawamenya, bashobora kuba babiteganya. X-Dilla rero ni kenshi cyane abahanzi cyangwa se abantu bo muri industry kugaragaza famiye zabo bidakunze kubaho, ariko umusore yateye intambwe rwose asangiza abantu ku mbuga ze nkoranyambaga umwana we w'imfura w'umuhungu ndetse n'umukobwa cyangwa se uwamubyariye. Ubu ngubu ubona uhagaze aho ngaho uteruye umwana. Ni byiza cyane. Uyu nguyu Eric X-Dilla ari mu bafashije abahanzi benshi cyane. We n'uwo bita Kejon Wakabi, abo bita ba Patikope, abo bita ku bijyanye n'ama website n'abandi benshi, abo bita ba Emi, bose ndabibuka ko ni same generation bagize uruhare runini cyane kuzamura abahanzi batandukanye, barimo ba King James, barimo ba Riderman, barimo ba Urban Boys, za Dream Boys, ba Bulldog. Abo bose kubera ko ni muri generation ya kera. Ba King James n'abahanzi benshi cyane, ba Butera Knowless, abahanzi bose muzi ko bafite experience irenze imyaka 10 cyangwa se 10 n'ingahe muri uyu muziki. Uyu musore X-Dilla yagiye abigiramo uruhare cyane, tukaba twamushimira ku itafari ryashyize ku muziki wo mu Rwanda, kubera ko birazwi neza ko rwose ababizi barabizi ko hari icyo yagiye afasha abahanzi. Ikindi wenda nuko yigeze no kubaho umuraperi, yigeze kugira itsinda yabarizwagamo we n'umusore bita Major X ndetse n'undi musore bita Saint P the Gangster. Bari bafite itsinda ryakoraga injyana ya hip hop, bakorerwaga n'umuproducer bita Roy P Master Touch, akaba ari umuproducer nawe. Bivuga ko ari we uri gukora album y'umusore bita Pifa cyangwa se Capital P the Great. Iyo album irategerejwe cyane. Hanyuma rero X-Dilla wenda icyo twamwifuriza ni uko umuryango we wakomeza ukaba neza cyane, urabona ko bakeye. Reka tubashimire cyane, and we will. Iyi ni Black TV. We can and we will.